ko hagati aho mbonye yerekwa amavuta ariko amina haleluya mbonye yerekwa hari uyu muntu yagiye ku bitaro bamubwira ko afite kanseri noneho barongera baramubwira ngo bamuha rendez-vous yo kuzasubirayo bakamurebera neza Imana irambwengira mukijije ariko haleluya ariko haleluya da test for sansovaya sire irambwiye ngo iramukijije mu izina rya Yesu ariko amina hari undi muntu uri Kigali ariko amina ndi kubona ari umumama akeneye ibyangombwa ariko amina byo kugira ngo yurire indege ariko haleluya ariko haleluya uyu muntu ariko amina nawe arerekeza Canada Imana irambwiye ngo ibyo byangombwa irabimuhaye mu izina rya Yesu Ndabirambiwe TV. Yes wahisemo neza gukurikira Ndabirambiwe TV, reka nkwifurize amahoro y'Imana ngo akomeze abane namwe. Ngewe muri kumwe nawe rero nitwa Nshimiyimana Emmanuel. Tubayeho ku mugambi w'Imana, ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu. Nicyo kidutera kwa tukiri aha uyu munsi. Niyo mpamvu mba nifatiye uru rugendo nkifatira uyu mwanya by'umwihariko tukaba twicariye mu nzu, nkaba ntari ngiye nyine, ndi kumwe n'umukozi w'Imana, umuvugabutumwa, umwana w'Imana, intumwa y'Imana. Uyu ni umuhanuzi, uyu ni umuvugabutumwa, akorera Imana mu buryo bw'umwuka wera, mu buryo bw'ijambo ry'Imana, mu buryo bwo guhanura no mu bundi buryo bwinshi butandukanye bitewe nuko Imana yamuyoboye uwo munsi cyangwa se Imana yamukoresheje uwo munsi. Navuze byinshi ndabizi ko abantu badukurikiye by'umwihariko abari mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda ukurikira iyobokamana by'umwihariko ijambo ry'Imana rinyura no kuri YouTube yacu, ntabwo waba utazi umukozi w'Imana bita Faustin. Niyo mpamvu nafashe urugendo ngaruka kumusura kugira ngo tuganire byinshi. Birashoboka ko afite message yawe, birashoboka ko afite ubuhanuzi bwawe cyangwa se ijambo Imana amushize ku mutima agiye kubwira wowe ukaboka cyangwa se ugakira. Mbere yo kuvuga ibindi byinshi reka mbanze musuhuze mwakire. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Umuhanuzi Faustin. Umeze gute? Meze neza. Ako nukugera hano muri quartier bavuga ngo kwa Faustin nihe abantu bose ati manuka hariya mu nzu tutambika muno nta wundi ba muri quartier bita Faustin. Abantu benshi baranzi. Ikintu cyiza kiba gihari nuko baba kuzi mu byiza. Wavuga ni Faustin tuyemo noti Faustin usenga ati nuwo ngo ati muramanukumo. Nangiye kwita mbabwira nti se undi nuwe wagugwagwa nuwe. Umeze gutese? Meze neza ndashima Uwiteka. Wambaye neza, agapira kameze neza. Urakoze. Kabasirimu. Urakoze. Nanjye ariko ndi umusirimu. Umva cyane. Hanyuma imvura yiriwe iragwa uyu munsi, ikirere kirewa gisa nabi, ariko uyu munsi ntabwo byatubuza gukorera Imana cyangwa kuvugira Imana. Hari n'igihe biba ngombwa tukiyeranja ariko tugakora. Yego twari tugukumbuye by'umwihariko reka usuhuze abantu badukurikiye by'umwihariko Abanyarwanda, abantu bari mu bigo bitandukanye, baze ubasuhuze ubundi tuganire tujye no mu ijambo ry'Imana. Nabasuhuje mwese mu izina rya Yesu abankurikiye. Yego natwe turagusuhuje. Imana ishimwe. Ndirinda kuvuga amagambo menshi cyangwa se kuvuga byinshi, reka mbanze nsabe abantu badukurikiye cyangwa se nshimira abantu badukurikiye bakoze subscribe kugira ngo tube tugize umuryango ungana utya. Niba uri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda warakoze subscribe wumve ko ngushimiye. Hanyuma nawe dukurikira ubwa mbere ukaba wifuza kudushigikira cyangwa kujyana natwe umunsi kundi, nakwifuriza gukora subscribe bitewe n'igihugu urimo cyangwa se ugakora s'abone kugira ngo ibiganiro byacu bigiye bikugeraho umunsi ku wundi. Reka nakira umukozi w'Imana, birashoboka ko ari ijambo ry'Imana cyangwa message nkuko nabivuze. Hanyuma mbanze mu mwanya mwakire. Ngewe ndagaruka mu kanya tuganira by'umwihariko kwivuga butumwa no kuri no kumurimo w'Imana. Reka gahunda ni yindi gutangira dusenze cyangwa se twerekeje Imana kugira ngo tube hagati y'amasengesho. Imana iguhereze umugisha, umwanya ni wawe, mu rugi wawe, mu nzu yawe. Ubwo iyo mvuga mu nzu yawe mba mvuga aho wicaye imbere y'abakristo bawe bagukunda, imbere ku gatuti wawe, mbese wumve ngo hano wicaye ni mu rugi wawe. Amina. Hanyuma ndakwakiriye mu izina rya Yesu. Asante sana. Reka dusenge. Amen. Mana turagushimye, turakunezerewe, turakwinginze kugira ngo uzubane natwe kandi udushigikire. Naba ari twebwe ahubwo izina ryawe gusa abaryo rihabwa icubahiro. Icyo tubanje guheza ni abazimu, badayimoni uburyo bwose abo tubahejeje kuzimu, ibitavuga Imana turabicecekesheje mu izina rya Yesu Kristo.
abari weho uza kunyobora mu jambo ryawe, kandi nateye kwihimbaza cyangwa nishire hejuru, ahubwo Uwiteka Imana abari weho ushirwa hejuru, njyewe ncishwe bugufi. Urakoze kumvishe gusenga, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu dusenzemo twizeye, amina. Amen. Kadusome ijambo ry'Imana riri muri Yohana ibice 11, turahera ku murongo wa mbere turageza ku wa 5. Yohana ibice 11, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku wa 5. Mutwe amagambo ravuga ngo Yesu azura Lazaro. Ahari Lazaro rero ahashira izina ryawe. Amina. Haleluya. Hariho umuntu wari urwaye witwaga Lazaro w'i Betaniya, ikirorero cy'iwabo wa Mariya na Marita. Mwene se Mariya uwo niwe wasize umwami Yesu amavuta ku birenge, akabihanaguza umusatsi we. Musaza wuwo ni Lazaro wa wundi wari urwaye. Nuko bashiki be batuma kuri Yesu bati, databuja uwukunda ararwaye. Yesu abyumvise aravuga ati, iyo ndwara si yo kumwica, ahubwo niyo guhimbarisha Imana no gutuma umwana w'Imana himbazwa. Tuvuge ngo amen. Amen. Nzanye ijambo rivuga ngo icyo kibazo ufite ntabwo ari icyo kukwica, ahubwo ni icyo gutuma izina ry'Imana rihabwa iki icubahiro. Amina. Ngo Yesu yavugaga ubutumwa ahantu hitwa Yerusalemu. Noneho ngo ahi Yerusalemu abantu benshi babaga bamukurikiye bagiye kumva ubutumwa bwa Yesu. Noneho ngo Mariya na Marita na musaza we Lazaro ngo bakava i Betaniya ngo bakaja kumva ikigisho cya Yesu. Ngo noneho ngo abandi bakavuza Yesu amabuye, abandi bakamupinga. Ngo ariko Mariya na Marita ngo bakumva imvugo ya Yesu kuruta uko abandi bari kuyumva. Haleluya. Uyu munsi rero nawe mwifurije kugira ngo wumve imvugo ya Yesu kuruta uko abandi bari kugira ute bari kuyumva. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo abandi bakamutera amabuye, ngo ariko Mariya na Marita na musaza wabo Lazaro ngo bakumva imvugo ya Yesu kuruta uko abandi bari kugira ute bari kuyumva. Ariko haleluya, ubwo Yesu abaga ari kuvuga ubutumwa ngo bumvaga ibibazo bya biri kugenda biri gukemuka kubera imvugo ya Yesu. Ariko amina. Noneho ngo umunsi umwe, ariko amina, ngo umunsi umwe ngo bagira igitekerezo bavuga ngo ntabwo Yesu turaza kumwumvira hano ngaha i Yerusalemu, ahubwo tugiye kumusaba aza cumbika iwacu tumucumbikire. Ariko haleluya. Kandi ni ukuvuga ngo ubwo bari gusaba Yesu ngo azi wabo, bo bari bazi Yesu ko aho yageze icyo kurya kiboneka, aho Yesu yageze icyo kunywa kiraboneka, aho Yesu yageze ibintu birahinduka, aho Yesu yageze ibyanze kwemera biremera mu izina rya Yesu. Aba bantu bari mu mwuka w'Imana, tuhereze Imana cyubahiro. Aba bantu bari mu mwuka w'Imana baravuze bati ni Yesu ntabwo turahura turi gukora urugendo turi kuza kumwumvira hano ngaho i Yerusalemu, ahubwo reka tumutumire azi wacu Betaniya. Ngo akimara kugera i Betaniya rero, ariko amina, ngo Yesu yahise abumvira. Amajije kubumvira ngo Yesu ajyanawe n'abigishwa be 12. Ariko amina. Abantu b'i Betaniya ngo batangira kuvuga amagambo bati sino n'aba bantu bageze muri 16 bazarya iki bazanywa iki? Ariko nta makuru bari bafite. Aho Yesu yageze icyo kurya kiraboneka, aho Yesu yageze icyo kunywa kiraboneka. Noneho aba bantu ngo bari bafite umutima wo kwakira Yesu cyane, ngo kwa ngo Lazaro ngo yahise yimuka ku buriri yaryamagaho, ngo Yesu akaje araburara. Ngo umwe muri bashiki ba Lazaro ngo akazaje arashusha amazi ngo akayahanaguza ibirenge bya Yesu. None ngo yafataga amazi akayogesha ibirenge bya Yesu, agafata umusatsi we akawuhanaguza ibirenge bya Yesu. Ariko amina. Betaniya hari abanyamagambo. Betaniya baravuga ati si aba bantu bazabaho gute, aba bantu bazarya iki? Ariko noneho Yesu, ariko amina, ikintu mukundira akoraga ku munota wanyu. Ariko haleluya, iyo abantu barangije kuvuga Yesu niho aza agakora. Muzaniye itangazo rivuga ngo ntabwo Imana izagutabara abantu batari bavuga. Iyo barangije kuvuga, haleluya, iyo barangije kuvuga Yesu araza akavuga. Kandi yamajije kuvuga rya jambo rimwe Yesu avuze gusa rivuguruzaga amagambo yose bagize ute bavuze. Mwifurije nawe
nawe rero uyu munsi wa none kugira ngo Yesu akuvugeho ijambo rimwe, namara kukuvugaho ijambo rimwe gusa rivuguruza amagambo abantu bagize ute bavuze. Ijambo rimwe Yesu avuze rivuguruzaga amagambo basiko wanyu bavuze. Ijambo rimwe Yesu avuze rivuguruzaga amagambo abarozi bavuze. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Ngo kwa Betaniya rero ngo ntabwo bemeraga, bari abanyamagambo, bari abanyamazimwe, bari abanyamatiku, ngo ntabwo bemeraga. Ngo kuko muri iyo minsi Yesu ngo yakijije akana ka Yayiro, ngo nibemera, ngo bavuga ngo kuko ari kasinziye, ahita avuga ati nzagaruka hano kwa Lazaro bimajije kunuka. Haleluya, Yesu azaga bimajije kunuka. Abantu barangije kuvuga birashoboka ko nawe byanutse, tegereza Yesu araje. Haleluya, harije nawe uri kubona ko byanutse ukabona byagucanze, tegereza Yesu araje. Kandi namara kuza abavuze ibya mbere baravuga n'ibya kabiri, namara kuza abamanitse amatangazo ni nabo barongera kuyamanura. Rato pisa fusi nibo barongera kuyamanura. Nuzasengera umwanzi wawe ngo apfe, uzamusengera arame kugira Imana izagutabara kiriho. Uwavuze ibya mbere yongera avuge n'ibya kabiri, uwamanitse amatangazo abari nawe uya manura. Haleluya, muza nitangazo vango ntuzakora ikosa ryo kwimuka ahantu wasebeye, Imana itahagutabariye. Haleluya, niyi itazagutabarira izabanza kwereka ikimenyetso cy'ibyiza. Abarozi bamenye ko wasenze, abanyamagambo bamenye ko wagize ute ko wasenze, abagufashe w'ijambo bamenye ko wagize ute ko wasenze. Ntuzakora ikosa ryo kwimuka ahantu wasebeye, Imana itahagutabariye. Haleluya, Imana ishimwe, ndikumva mfashijwe, tuyihereze Imana cy'icyubahiro. Ariko amina. Noneho ngo baragumya barapinga i Betaniya, ngo baragumya barapinga. Kandi Yesu yanazuye ka kana ka Yayiro, ngo bavuga yuko katari kapfuye, ngabwo ngo kari kasinze. Ariko muri hano turahari. Ariko haleluya, ariko haleluya. Noneho ariko amina, tuyihe icyubahiro Imana, twongere tugire guca, tuyihereze icyubahiro. Noneho Yesu ubwo yigira inama aravuga ati ubwo i Betaniya bari kumpinga, reka mbe nigende. Yesu ngabyigaho we n'abigishwa. Ariko amina, ngo Yesu aragenda. Akimara kugenda ngo Lazaro barafashwe. Ariko amina, Lazaro abarafashwe, kandi Lazaro yari inshuti ya Yesu. Ariko amina, muza nitangazo rivuga ngo ubwo burwayi bwawe Yesu arabuzi. Ubushomeri ni uburwayi, akagambane ni uburwayi, kwangwa n'imiryango ni uburwayi. Ariko reka nkubwire icyo kibazo ni Yesu wakiguteje, azi n'uburyo azakigukuramo. Ariko haleluya, ariko haleluya, Yesu yateje ikibazo kuri Lazaro kugira ngo abanyamagambo b'i Betaniya bongere bagire ute bavuge. Ariko amina, ariko haleluya. Noneho ariko muri hano tuyihereze icyubahiro Imana. Ariko haleluya, haleluya, haleluya. Noneho ngo Lazaro, Yesu amaje kugenda, Lazaro barafashwe. Akimara gufatwa ngo Yesu bamutumaho intumwa ngo nigende ije kubwira Yesu, ngo ya ntumwa ngo iragendeje kubwira Yesu ngo uwukunda ararwaye. Ariko muri hano wa wundi wimutse ku buriri ukaburyamaho ararwaye, wa wundi bashikibe bagushuhirije amazi bakakuhogiza ibirenge agize ute ararwaye. Yesu ngo arangije aramubwira ngo genda ubabwire ngo iyo ndwara arwaye si yo kumwica, ahubwo niyo gutuma izina ry'Imana rihabwa iki icyubahiro. Icyo kibazo ufite ntabwo ari icyo kukwica, ahubwo ni icyo gutuma izina ry'Imana rihabwa iki icyubahiro. Bishatse kuvuga ngo ikigeragezo urimo ntabwo kirakwica, ahubwo kirasiga kikuremeye ubuhamya. Haleluya, ikigeragezo wicayemo ntabwo kirakwica, ahubwo kirasiga kikuremeye iki ubuhamya. Noneho Yesu yavuze ngo iyo ndwara Lazaro arwaye ngo ntabwo ari yo kumwica, ahubwo Lazaro arushaho kuremba. Hari Imana ivuga ngo iragutabaye ngo irakurengeye, aho kugira bikemuke bikarushaho kwiyongera ukaremba cyane. Abantu bakagira ngo Imana yaragutaye, bakagira ngo Yesu yarakwirengagije.
ariko reka nguhe niyacecetse abaga ari gukora. Kandi reka nongere nkubwire, Imana ishobora kutabana nawe mu kigeragezo ikaja guhagarara ngo cerekera kwice. Haleluya! Ishobora kutabana nawe mu bukode ariko handi baragusohorera mu nzu, Imana ikahagarara. Ishobora kutabana nawe mu bushomeri handi abantu batigije ngura kushuka ikahagarara. Ishobora kutabana nawe mu bukene handi abantu batigije ngura sabiriza Uwiteka akahagarara. Abibutse ko hari aho yahagaze tuvuge ngo amen. Hari aho yahagaze. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icubahiro. Ariko amina, ariko abari kumva Imana twavuga ngo amen. Haleluya. Ariko amina, hari abazi ngo ibyawe byarangiye ariko nibazi ko na nyuma ya zero Yesu agira ute akora. Arakora nakora. Haleluya. Noneho Lazaro ngo bagiye kumushingura. Bamajije kumushingura nukuvuga ngo muri ico gihe batari bashingura bategereje Yesu baramubura. Baravuze ngo ubwo ataje agifatwa n'uburwayi araza tugiye kumushingura. Bategereza Yesu baramubura. Ngo bacukuraga ahantu h'urutare, ariko amina, ngo bacukuraga ahantu h'urutare ngo bakabona umwobo, bamara kubona umwobo ngo bakongera bakagerekaho ikindi gitare ubwo bamaraga gushingura umuntu. Ariko amina, Lazaro ngo baramushingura ngo ubundi bigira mu kiriyo. Ariko amina, umunsi wa mbere urashira, uwa kabiri urashira, uwa gatatu urashira. Ubundi Bibiliya yambwiye ko Lazaro yamaze iminsi 4 mu gituro. Ariko amina, Imana ishimwe. Nari mvuze ngo Yesu wacu ntabwo akangwa n'ibinuka kuko na nyuma ya zero arakora. Amina. Yesu ngo araza azi Betaniya. Amaje kuzi Betaniya ngo arababwira ngo mbese Lazaro mwamushizehe? Abandi bati ari kunuka. Kandi Yesu yaraza aho Lazaro bamushize. Burya reka nkubwire, iyo bagushize Yesu arahazi, ahubwo ari kwijijisha kugira ngo abakwambuye agaciro abari nabo bongera kukagura. Ariko amina, Yesu ngo arababwira ngo muje kunyereka aho mwamushize. Ikintu rero nakundiye iri jambo nuko babandi bagiye kumushingura ari nabo bagiye imbere baja kwereka Yesu aho bashize Lazaro. Ariko haleluya, ariko haleluya. Yesu ngo akimara kuhagera, ngo akimara kuhagera handi bamushinguye. Ariko amina, ngo arababwira ngo nimukureho urutare. Yesu yari afite uburenganzira bwo kubwira urutare ngo have, urutare rukahikura ku kanya, ariko aza barushizeho. Ariko haleluya, Yesu aza barushizeho, aza bakugeretseho urubuye, aza bashize iherezo ku buzima bwawe, aza bavuze ngo byararangiye, aza bavuze ko nta kiza kizaguturukaho. Abo rero bashizeho urutare ni nabo bagiye kurukuraho mu izina rya Yesu. Ngo Yesu arababwira ngo aka kanya nimukureho igitare. Urutare ngo bahangana narwo bari kurukuraho. Ariko haleluya, kuko enetasi fosi wadovasire nibo bari barushizeho. Umva emi, nibo bari barushizeho. Abarushizeho rero nibo bari bagomba kugira ute kurukuraho. Muri kano kanya rero Imana iravuze ngo abagushizeho urubuye nibo bagiye kurukuraho. Abavuze ngo byararangiye bagiye gutangazwa n'Imana wasenze. Ariko haleluya, mbere ya siko byarangira, mbere ya mwene nyoko bikarangira, mbere y'abaturanyi bikarangira, ariko imbere y'Uwiteka ntabwo byarangiye. Haracyariho ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka kandi kikera imbuto ziruta n'iza mbere. Ariko haleluya, ariko haleluya, ngo bakuraho urutare. Ariko urwo rutare barukuyeho bari gupinga, urwo rutare barukuyeho bari guhinyuza, bati reka turebe ko ubundi byarangiye, ubundi ko yanutse, ubundi Yesu ariko ngo dukureho urutare rw'ibiki. Noneho Yesu ngo ahita avuga amagambo, aravuga ngo Lazaro we. Ariko amina, bagihagaze. Mbwirira mugenzi wanjye Imana igutabaye bagihagaze. Imana igutabaye bagihagaze, bategereje kureba uko ugiye gukorwa n'isoni, bategereje kureba uko ugiye kumwara. Imana igutabaye bagihagaze kandi igutabaye bakiriho. Yesu amina, igutabaye bakiriho kugira ngo bazagende bari gutanga ubuhamya ko wasenze iki. Imana ishoboye byose. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icubahiro. Yesu ngo aravuga ngo Lazaro we sohoka.
Lazaro ngo abasohotse mu gituro ngo azingazinze amaguru n'amaboko. Yesu ati ni bande bamuhambiriye? Abandi bati ni twebwe. Yesu ababwira ngo nimumuhambure. Ariko amina, nibo bari baza aho bapfundikiye ipfundo. Ariko haleluya, bishatse ngo abaguhambiriye nibo bagiye kuguhambura mu izina rya Yesu. Bahise bamuhambura ako kanya kuko hari hasohotse itegeko ry'Uwiteka. Imana igiye gukoresha itegeko kugira ngo utabarwe mu izina rya Yesu. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Hagati mu banzi banjye Imana igiye gutoranyamo umwe wo kumvugira. Amina. Hagati mu banzi ba Fosite. Amina. Mbega nabo bagiye kongera gutanga ubuhamya. Yego. Akakana muri kukumvara. Ibaze hagati mu banzi bawe Imana igatoranya mu muntu umwe wo kukuvugira. Amina. Aribo bakurwanyaga. Yego. Bose aribo bakurwanyaga. Yego. Ibaze hagati mu barozi bakurwanya igatoranya mu murozi umwe kuza kukuvugira. Yego. Abarushizeho urutare nabo barukuye. Wabyumvise? Ngo nubundi ubutabazi mu buri mu hagati mu baturwanya. Yego. Birirwa baturwanya batwirukanka. Yego. Yewe nimero yawe ni 0 harya kangahe? Ubu hari umuntu uri kumbwira ngo Mana emitanga nimero. Ni 0780. Yego. 260. Yego. 794. Turayisubiramo iba no kuri WhatsApp. 0780 260 Ariko hagati aho mbonye yerekwa amavuta mu ariko amina. Haleluya. Mbonye yerekwa hari umuntu uri muri Amerika ufite ikibazo cya kanseri. Yego. Uyu muntu yagiye ku bitaro bamubwira ko afite kanseri. Noneho barongera baramubwira ngo bamuha randevu yo kuzasubirayo bakamurebera neza. Imana irambwiye ngo iramukijije. Ariko haleluya, ariko haleluya. Da otesti for sansovaya sire. Irambwiye ngo iramukijije mu izina rya Yesu. Ariko amina. Hari undi muntu uri Kigali. Ariko amina. Ndi kubona ari umumama akeneye ibyangombwa. Ariko amina, byo kugira ngo yurire indege. Ariko haleluya, ariko haleluya. Uyu muntu ariko amina nawe arerekeza Canada. Imana irambwiye ngo ibyo byangombwa irabimuhaye mu izina rya Yesu. Ariko haleluya, ariko haleluya, ariko haleluya.